mahanga yose abubaha Imana bagakora ibyo gukiranuka Imana irabemera mu mahanga yose abubaha Imana bagakora ibyo gukiranuka Imana irabemera nubwo waba umukene wubaha Imana Imana irakwemera mu mahanga yose abubaha Imana bagakora ibyo gukiranuka Imana irabemera nubwo waba umupfakazi wubaha Imana kandi ugakiranuka Imana irakwemera mu mahanga yose abubaha Imana bagakora ibyo gukiranuka Imana irabemera ngo Imana irabemera ko waba uri kose Imana irabemera ngo Imana irabemera Imana irabemera. Idini wemera niri ubwa burya tugiye mu madini ko byaba ari hatari idini y'ukuri wemera ko buriya reka mubwire bavuga ngo kugira ngo uzajye mu ijuru ugomba kuba hari ikintu wemeye kandi ukurikira kandi ushobora no guhagarara ukavuga ngo ndacyemera ngewe ni nacyo nakurikiye nyama ngo waje ngo idini wemera ni ntago mvuze ngo ujye gutandukanya amadini cyangwa ugire gute wowe ibyo wemera idini wemera ndiri idini nemera ko ari rwo nisanzemo ADPR ndayemera ndayemera rwose amakeve wemera idini nge idini nemera ni iry'urukundo idini ry'urukundo ye nemera idini ry'urukundo wasobanura abantu bari kumva ese idini ry'urukundo ushatse kuvuga iki uvuze idini ry'urukundo ushatse kuvuga kuko nshobora kuba ndi umupantekote ariko nta rukundo mfite ndajyamo nyine kubwo kujyamo gusa ariko nta rukundo mfite iryo dini rero nta kintu rimariye nta dini rizajya mu ijuru Obrigado. Mama Cynthia wowe idini wumva wakurikira wemera n'ibiri njyewe idini nemera nirivuga ko Kristo yapfuye akazuka iryemera ko Kristo ari umwana w'Imana numva icyo ngicyo ngiye niryo hame cyane ngenderaho iyo nifuza kujya gusenga se cyangwa kujya guterana ahantu bavuga ko Kristo ari umwami aho ngaho ndahari ariko nanone hari abantu bavuga ngo Kristo araha muri iri torero n'iri ariko badafite ubumuntu cyangwa se urukundo nk'urugero muri iki gihe usanga abantu basenga ariko ugasanga ibyo batubwira n'ibyo bakora biratandukanye rero nemera hantu babona kwerera imbuto ukabona ko nyine ibyo bakwigisha ari nabyo bakora njye nuko mbyumva murakoze byiza cyane bagakorasi mama Cynthia yagize kuririmba numva ndagakunze harya nakaye mama Cynthia kagakorasi aririmbye turi twagiye gushotinga nakaje mama Cynthia yari azi kuririmba mama Cynthia azi kuririmba cyane akabantu buriya barabizi oya barabizi mama Cynthia wabaririmbiyemo gake kagakorasi gatere kagakorasi nigumamo nyine gatere muri Yesu niho turuhukira muri Yesu niho tubohokera muri Yesu niho turuhukira muri Yesu niho tubohokera tugumewe reka ntangirire kuri mama Cynthia mama Cynthia nubwo nahereye kuri Rehema ariko abantu ntago bagusobanukiwe neza ntibanakumenye neza twaje turihuta kubera ko muri benshi ariko twagira ngo tubanze ijambo ry'Imana ko niryo rya mbere so nagira ngo mpere kuri mama Cynthia abantu
bashobora kuba bakubonye wicaye aho ngaho tuvuga ibijyanye n'umuziki, tuvuga ibijyanye n'ijambo ry'Imana, ariko ntabwo basobanukiwe mama Cynthia ni muntu ki wicaye hariya ibumoso bwa Rehema. Babwire muri makeya ni muntu ki mama Cynthia? Murakoze. Mama Cynthia ni umubyeyi ushima Imana, ariko akaba ari umubyeyi wagize ibyago. Oh, sorry. Murakoze. Nagize ibyago 2018, umutwaro wanjye yitaba Imana. Akoze impanuka avuye mu murimo w'Imana muri Cyesha, ansigira umwana umwe w'umukobwa, yari afite imyaka 5, bamaze kugira imyaka 12, mu kwezi kwa Munani yarabajije imyaka 13, kandi nkaba nshima Imana. Imana ni umukozi w'umuhanga, Imana ni umubyeyi, Imana ni data wa twese. Umuntu rero wumva nawe acitse intege, abuze ibyiringiro, nta handi hari amahoro usibye kubaha Imana, nta handi hari ubwiza usibye kubana n'Imana. Imana iragusiga, Imana iraguhisha, kandi Imana iranatetesha. Amen. Haba hari undi umeze nkanjye uvuga ati kambayeho biracitse, birababaza. Nibyo birababaza cyane ko njye nakundanaga n'umugabo wanjye cyane. Umuntu iyo cyumviye muri biba bigoye, ariko bitewe n'aho yaransize nakomeje kugira ibyiringiro. N'ubu rero ndacyakomeje kandi mfite ibyiringiro by'uko ejo hanjye ari heza n'umwana wanjye. Nawe ucitse intege, ubuze ibyiringiro, komera. Uyu munsi ushobora kuba uri kurira, ariko ejo ni heza uzaseka. Amen. N'uwo mama Cynthia yasabye hano umugisha. Amen. Mbere na mbere navuga ni pole sana. Murakoze cyane. Umuntu abonye ukuntu wisekera, ukuntu uri kwisekera buri gihe ngiye kuva nakubona mbona uri kwisekera. Ntabwo nigeze menya ko ibyo bintu waba warabiciyemo. Iyo ni inzira ikomeye, ni n'umusaraba ukomeye. Imyaka ishize yose ubwo wari uri 8. Iki ni ikiganiro tuzasubiraho, reka twere kujya kure cyane, tuzagisubiraho ku giti cyawe kubera ko tukivuza ubwo ikiganiro gihita kiba kirekire cyane. Ariko reka nkubaza akabazo kamwe konyine, ubwo wenda tuzakigaruka, wenda nzagutumbira kugira ngo uganirize abantu, kuko iyo experience y'imyaka 8, wenda abantu ntibazi igihe washakiye n'iki, reka tubireke, ariko imyaka 8 ukaba uri umubyeyi ufite morale gutyo, abenshi bariheba, abenshi bajya mu bindi, bava mu gakiza, kubera challenge ziba ziri aho ngaho muri urwo rugendo. Akabazo k'amatsiko gatoya, ibindi nzabikubaza nyuma twabihari ikindi kiganiro. Urwo rugendo rw'imyaka 8 waruhikiye gipimo, rwari rumeze gute? Ubinsubize mu magambo makeya, rwari rumeze gute muri wowe? Wumva ufite uwe buremere se, n'icyo gipimo ushobora kuruha kugeza uyu munsi? Murakoze cyane. Ibintu bitoroshye. Njye namaze imyaka 3 nasinzira. Really? Bugacya bukira imyaka 3 nta bitotsi. Ndarandira, nirwa ndira. Byari byarananiye kwiyakira. Ariko kuko twamenye Imana, usubiza amaso inyuma iby'Imana yagukoreye, aho wavuye, bikagutera gukomera. Kubera Imana. Nta kindi cyankomeje usibye Imana no gusenga. Kandi nanone aho yansize mu nzu y'Imana. Mu nzu y'Imana buriya ni heza. Ni umubyeyi. Umuntu udafite itorero, udafite aho ubarizwa, biragucanga. Kandi nanone muri wowe kuba ufite Imana utumvanya abantu, utabonye ahandi, wowe ubwawe wiboneye. Hanjye nk'urugero nakuriye mu nzu y'Imana. Yego.
ntabwo nzi ubuzima bwo hanze ngo bimeze gute. Icyo ni cyo cyamaye imbaraga z'uko ya Mana namenye nkiri mutoya, narebwe n'Imana wabanye nanjye muri biriya bihe nari mfite umugabo tubanye neza. Nasomye ijambo ryawe rirambwira ngo uri se w'imfubyi, uri umugabo w'abapfakazi. Nanjye ndashaka kuzakubona, nshaka kuzakubona ubana nanjye, nubwo bitari byoroshye. Ntabwo byari byoroshye pe, ntabwo byari byoroshye. Ngiye namaze imyaka 6 byarangoye kubyakira, ntarabyumva. Mu myaka 6 yose najya mpora nsenga Imana nkavuga se Mana, ibi bintu ko mbona bitoroshye nzabigenza ne? Ariko ndashima Imana. Ubuzima bwanjye nabuhariye Imana, hanze sinahareba, sinagira umuntu mvuga ngo nishingikirije kuri uyu cyangwa kuri iki. Amaso yanjye yanga ku Mana. Rero n'umuntu waba wumva nawe yari ameze nkanjye cyangwa se umeze nkanjye, gahunda no gukomera ku Mana. Niyo gahunda yanjye, niyo mushinga mfite, ibindi byose biza nyuma. Urakoze cyane. Urakoze cyane. Wenda ufite inkuru iri interested, wenda tuzabishakira umwanya ngo utumire uganiriza abantu ku giti cyawe, kubera ko story yawe hari abantu benshi cyane bashobora kwigira, kubera ko ibintu waciyemo imyaka 8, umuntu wize imyaka 8 ubunyeka ko ashobora kuba afite nka masters. Uvuga ngo ufite nawe masters muri ubwo buzima. Rero hari abantu muri rubanda nyamwinshi bashobora kukwigiraho kandi bari guca mu bibazo nk'ibyo waciyemo. Audience ni mwumva inkuru y'umubyeyi muyishaka, muzatubwire muri comment. Nawe natwemerera nabwo tuzenda tumusabe, natwemerera azaza abaha inkuru ye kugira ngo namwe ibe inspiring, dore yuko burya ibintu byo gusoma ndetse no kumva inkuru bituma abantu benshi cyane dukira. Ni nayo mpamvu tuba turi hano kuri kamera, no kugira ngo dusharinge ibitekerezo byacu ndetse dufashanye kubaka umuryango muri rusange. Reka ngaruke rero kuri Mama Kevin. Mama Kevin urasa neza, amavuta yisiga nibwo kagera. Nakubera Imana. Ubu ndagira umubiri nta nagaheri kariho nari iki. Aka ibintu mama muvuga ngo nukubera Imana. Twebwe ko twashize impu zacu zashize nta Mana tuzi. Nanjye mfite Imana. Agore ukuntu meze. Kugenda mpoma. Nyine biterwa nuko ubanye nayo nonse. Wambwiye se amavuta wisiga nanjye nk'isi. Umugabo. Zisiga y'abagabo. Nisiza yawe nabi. Kandi uri umugabo. Urashaka gusa neza. Umugabo hano. Ikibazo giye babaza buri gihe. Ndabaze murasa neza. Mugabo ngo nukubera Imana. Ndetse abasa nabi bo nta Mana bagira. Nukubera Imana no kunyurwa. Okay. Ntuzanyurwa. Bo ntacyo ubwo reka nzagerageza kunyurwa, asanga ntanyurwa. Ubwo na vaseline wisiga. Bitangaza bizaza. Okay, all right. Mama Kevin, nawe reka nze mugarukeho, hari abantu nabo bakubonye kuri kamera, n'ubwa mbere bakubonye kuri Behind Was Shown. Nagira ngo ubibwire. Murakoze cyane. Mama Kevin ni umubyeyi ushima Imana, ni umubyeyi wubaha Imana, ni umubyeyi ukunda Imana ndetse n'abantu. Ni umubyeyi w'abana 2 b'abahungu, Kevin na Blaise. Ndi umubyeyi w'umugabo umwe. Ndi umubyeyi. Uri umugore w'umugabo. Ndi umugore w'umugabo. Ndi umumama rero wubaha Imana. Ese ndakubwiye ko umugore aba umugabo w'abagabo benshi. Uvuze ko uri umugore w'umugabo umwe, hari umuntu akubwiye ko umugore w'abagabo benshi. Ariko bibaho babaho. Yewe ndi umugore w'umugabo umwe. Ndi umugore wubaha Imana, unashima Imana. Ikindi ndi umugore w'imfubyi, umumama w'imfubyi utagira ababyeyi, utagira umukecuru, utagira sokuru. Njye nishingikirije ku Mana gusa. Imana ni umubyeyi wa twese. Umubyeyi
iyo narira wenda uburya iyo ufite umubyeyi iyo hagize ikintu kikubaho uramuhamagara no kuri telefone niyo mutaba muturanye uramuhamagara ariko iyo utamufite icyo gihe uhamagara nde ni Imana nyine ni ugupfukama imbere y'igitanda iyo uhamagara umubyeyi mama Keve bita mama Keve ni byiza cyane. Mwese uko twagiye tuganira mwagiye mukomoza ku kintu uti ndi umubyeyi ndi umumama sibyo. Wenda kuri mama Cynthia nakubwira ngo I'm sorry yanga nakurakomeye warakomeye kandi Imana iri kumwe nawe. Ariko nagira ngo wenda ngaruke hano nko twagiye tuvuga ati muvuga ati muri ababyeyi sibyo ko na mama Cynthia nawe nta kibazo afite intervention kuko hari uburyo ikibazo ngiye kubaza nawe akibonamo. Nuvuga ngo bivuze ko murubatse sibyo. Muri iyi minsi isi ya none hari ikintu gikomeye cyane cyuko abantu hagati y'abantu bashakanye hatabamo ukwizerana, haba baba mu matorero, haba abataba mu matorero baba hanze, haba baba mu mihanda yacu twirirwamo, cyangwa se n'ababa mu matorero atandukanye muri doctrines zitandukanye. Icyo kintu kirahari cyane, ama divorce ariyongera cyane kandi ugasanga ibyo bintu bituruka mu kutizerana. Urebye nk'abantu bakora divorce benshi nta muntu n'umwe ufite igihamya. Usanga nyine akenshi ari n'igihe akubwira ati ngewe sinyimwizera ngewe, cyangwa ugasanga avuga uti ngewe anci inyuma ndabizi neza ariko ataramufata. Ugasanga nyine harimo ako kantu ko kutizerana. Akenshi ugasanga n'abantu bagirana ikintu bise conflict hagati yabo ariko bitewe no kutizerana. Nagira ngo mbabaze nk'abantu mwubatse, nk'abantu bakuru b'ababyeyi, ese icyo kintu cyo kutizerana, ako kantu umwuka mubi wo kutizerana hagati y'abantu babana cyangwa se bashakanye uturuka hehe? Dore ko abantu baba barashakanye hari ibintu bumvikanye. Uri umwuka mubi uturuka kuri Satani, kuko mwibwe ko ubwa mbere nza nababwiye yuko burya ugiye gushaka urugo ntabwo ugiye gukina kandi uba watekereje, kuko uba ugiye kubana na wa muntu mutaziranye uba wabitekerejeho. Ubwo rero wabonye wa mwuka wa Satani waguteye, inama nakugira ni ugusenga, kuko we uwo mwuka amaze kugutera nta kindi kintu wahinduraho usibye gusenga. Kuko umuntu si wamufata, ntabwo ugendana nawe, wowe gusa senga. Numara gusenga Imana izaguha igisubizo cyiza. Wambwira impamvu umuntu iyo agiye gukingiranwa n'undi ari ngombwa ko bajya mu rukiko bakashaka n'abantuze n'abagabo? Wambwira impamvu kandi nawe wagiyemo? Impamvu rero ngewe nanjye nagiyemo, naciye mu rukiko. Impamvu baba bashaka abahamya kugira ngo wenda nihagira nyuma yaho izindi ngaruka zizaboneka, babahamya bazahamiriza bavuga ati abangaba barasinye twari duhari. Bona ariyo mpamvu bashaka abahamya. Nk'izihe ngaruka zo gushaka abahamya? Ariko ngewe rero hari ibintu ntajya numva. Hari ibintu ntajya numva kuko riba ari isezerano. Kuki mwe mutagenda ngo musezerane muvuge ati ngewe nawe Rehema turasezeranye rwose kandi igenda gusezeranya yuko ibintu gusezeranyije nzabikora, nta muhamya ikeneye, ariko kubera iki bajyana abahamya bakanasinya? Ngewe buriya ukuntu mbyumva ngewe ndi nk'umuntu usinyisha abantu bagiye mu rukiko, cyangwa ndi wa muntu ujya kwakira ibibazo by'abantu bazanye mu rukiko. Ngewe ukuntu nabigenza, nafata wa mugore afata na wa mugabo ari babiri, nkashaka ahantu mbashira mu cyumba cyonyine bonyine ari babiri, wa mugore na wa mugabo, nkabanza nkabaha nibura nk'isaha, nkababwira ati ibyo mushaka mbere yuko mubimbwira ngewe mubanze mufata umwanya mwebwe babiri, wa mugore we nawe wa mugabo mubanze muganire yigatanya koko hagati yanyu muri babiri irakwiriye. Nubundi barabikora, nabanza nkabaganiriza pe, nubundi barabikora. Ariko biranga. Ngengeka yuko impamvu bajyana abagabo nuko umuntu ari umuntu. Nuvuga ngo nyuma yuko abantu bakundana bahita bibuka yuko n'umuntu ari umuntu.
umuntu ashobora guhinduka. Yeah. Ni ibihe bintu bituma abantu bashakanye hazamo akantu ko kuba umuntu atizera undi hagati yabo? Rero ku ruhande rwanjye icyo kibazo ntakibura igisubizo, ahubwo wenda mudufashije nkamwe mwazadufasha kutuzanira nk'abadamu cyangwa abapapa bamaze nk'imyaka nka 50 mu rugo, kuko baba bafite experience y'ibyo bintu. Abo bantu badufasha pe, abo bantu badufasha, kuko twebwe ubu ngubu tuba tubona nta gisubizo cyabyo, kuko ujya gusa ugasanga umuntu amezi 6 arashize byo ngo batandukanye, 3 arashize ngo batandukanye. Ariko nasanze nabi imyaka 50, hari abo nigeze kumva umusaza imyaka 50 ariko rekarama nabo ari ibibazo. Okay. En general mwe muri aba mama bakuru mukunda kujya muri ibintu bita bride shower mukagira inama bari aba bana mukabwira uburyo bitwara mu myitwarire kugira ngo babarinde ntagura kurubwo. Mu nama ugira uriya mwana w'umukobwa ugiye gushaka kugira ngo arinde rwa rukundo cyakizera hagati mugabo, ntabwo byo mubivugaho? Inama tubagira muri bride shower ahanini cyane yikorwa, kandi mwabonye ko ibirimo abagore bakuru, inama babagira ikintu cyose baba mbese ifatiro ry'icyo kiganiro ikintu bababwira, barabwira ati genda mu rugo ugende wubaka urugo, nurangiza mbere ya byose ubanze usenge, kuko urugo rufata ifatiro ry'urugo ni isengesho. Buryo gusa umva bababwira byinshi, ariko ikintu cya mbere twibandaho ni ukubabwira ngo nimugende musenge. Gusenga gusa? Ni gusenga, isengesho ryubaka urugo. Ngere ntumbe ukuntu ngiye mbyumva. Ego rati. Kuri iki gihe akenshi hari igihe umuntu ajya mu rugo hari ibintu yiteguye ko azabona. Cyane nko muri iki gihe cy'ubu nyine turimo. Umukobwa hari igihe ashobora kujya ku muhungu akavuga uriya muhungu afite inoti, afite ibiceri pe, ikofi yarayikoze. Agezeyo abahungu nabo buriya bariyorobeka, kuko nta muntu ujya upfa kumenya undi. Avuga ngo umusore utiraririye ntabwo arongora inkumi. Umuntu ni mugari, biragoye kugira ngo uzajye kumumenya. Uriya mukobwa rero ugiye gushakana n'uriya muhungu, nagera agasanga bya bindi umuhungu yamwerekaga bari muri fiançaye ntabyo afite, ngo hazaba ikibazo. Ngewe nje ngukurikiyeho amafaranga, ariko bitewe n'uko nawe wanyeretse, ushobora kuba waranyerekaga yuko ufite amafaranga, wenda amafaranga asa yawe na ya famiye, cyangwa se ni banke urimo umwenda. Ngewe nkaza mvuga ngo uriya mutipe tugiye kubana afite amafaranga. Because uri excited. Uri uvuze ati ngiye kuviva ahazaza hanjye. Uri gustepinga into future. Awe? Ngeze mu rugo nsanze ya mafaranga ntabwo ari ayawe. Cyangwa se ashobora kuba ari ayawe ariko akazi ukora wenda uri umujura. Muri iyi minsi hadutse ngo ubutinganyi, wenda uri umutinganyi, ntabwo wigeze ubibwira fiyanse yawe ko ibyo uri umutinganyi. Umwana w'umukobwa rero naza akabona ahantu kuri aya mafaranga, byange bikunde muzashwana. Icyo ni icya mbere. Wenda ashaka kuba ufite aya mafaranga ariko araje nta burenganzira azayagiraho. Kujya guhaha uramuhahira, kugura akamambiri umubaza nimero akamambiri yambara, guteka uramugenera, mbese ntabwo yisanzura. Kandi uriya mugore nawe yaje azi ko agiye kwisanzura ni mu rugo rwe, ariko ntabwo umureka ngo yisanzure. Ikindi nabonye, ntabwo uriya mugore ushaka kumufata nk'umufasha wawe, urashaka kumufata nk'umuntu wo hanze. Ngewe nzi yuko abantu iyo babana ari babiri bagomba kugirana ubwumvikane. Umugabo ntaguhishe, umugore ntaguhishe, mbese hakabaho kubwizanya ukuri. Urugo iyo rubuzemo ukuri ubundi ibintu byose bikaba byapfuye. Ngewe nuko mbyumva. Murakoze cyane. Mama Kevin, wowe byumva ute kugira ngo icyo kintu cyizere kibure hagati y'abantu bagiranye amasezerano, bashakanye, bakundanye, babyaranye, ibyo bintu ubona biterwa n'iki? Njyewe ikintu cya mbere
kibitera ni ukutavugisha ukuri kubeshyanya ubundi nimba uri kuntereta hari ibyo nsezeranye cyangwa hari n'igihe ubimbwira ukambwira uko ariko hakaba hari ikindi wampishe ku ruhande dushobora gutetana ukambwira ko nta mwana ufite kandi wowe ubizi neza ko umufite ningera mu rugo rwawe hari igihe atari wowe uzabimbwira hari abantu bo hanze nyine bazaba baza kudusura bakavuga ati umugabo wawe urabizi ko afite umwana icyo gihe cya cyizere njye nari ngufitiye nimba yari 100% bagahita bigera kuri 90 cyangwa bigera kuri 80 icyo kubera ari ubwa mbere ntumvishe nshobora kukwihanganira tukabibana nta kibazo ariko urumva ko 100% byavuyeho byageze kuri 80 yego nukora ikindi kintu nanone nkakibona nanone bizapunguka bizahita bigera kuri 50 cya cyizere urumva ko kiragenda kigabanuka icyizere kijyana n'urukundo yo ndi kugabanya icyizere n'urukundo ruragabanuka nimba wazaga ugakomanga ngufungurira ngusekera ubwo hasigaye hazagera ko nzamfungura sinseke nawe uzibaza ikintu kiri kuba mu rugo rwawe nk'umugabo yego ubu uragenda uhinduka bitewe n'ibikorwa by'umugabo uhinduka bitewe n'ibikorwa by'umugabo kimwe n'uko umugabo nawe ahinduka bitewe n'ibikorwa by'umugore ko nta kuntu ushobora gusiga umugore wawe mu rugo wagiye mu kazi abandi bantu baguhamagara ati umugore wawe tumubonanye n'undi mugabo hariya urumva se urakomeza umwizere ntabwo umwizere icyo gihe ushobora kumubabarira yego ariko rwa rukundo wari umufitiye rugenda nyine rugabanuka ubwo iyo byageze kuri divorce biba byageze kuri 0%, byamanutse urukundo ruba rwashize kuko rugenda rumanuka ntabwo ushobora kunkorera ikintu rimwe ngo uhite nkwanga divorce ako kanya birangiye ntabwo ibyo bibaho ahubwo bigenda buke mushobora no kumarana imyaka 6 ariko nyine mutabanye neza mu rugo imyaka 6 igashira 7 igashira urukundo rurimo ruragenda gake ikintu cyo kubeshyanya hagati y'umugore n'umugabo nicyo kintu cya mbere nabonye gituma urukundo rumanuka njyewe nk'urugero njyewe nkanjye wambeshye biramanuka rwose ntabwo nakubeshye simpamya neza ntashidikanya ko n'abakora divorce atari uko bigenda kuko ntago hagera ngo bahite bakora divorce kimwe nuko hari nuza afite target avuga ati ngiye kuri uriya mugabo nago mukunzi munzi ibyo afite ndamara kubibona asimbura akantu ngenda nyine nkashwana nayo mu gacya nkamuprovokamo gake tugabana buri muntu rero uzabacunga n'abantu ba divorce ntago biba bisi ibibazo byabo ntibiba bisi ntago biba bisi hari ugenda afite target hari ushwana n'umugabo wiwe kubera nyine izo mpamvu zo gucengana no kubeshyanya urukundo rukagenda rumanuka kugeza aho wumva umwanze usigaye umubona nyine ntumugirire santima nagira urukundo ruzi kubera kukubeshya burya abantu bashakanye unubeshya umugabo wawe cyangwa ukabeshya umugore wawe akabimenya ngishobora kukomeza nkagusekera ariko urukundo ruragabanuka icyo cyo njye ntabwo najya kubeshya abantu njye namenye ko wambeshye twakomezanya ariko biramanuka rero kugira ngo uzongere uve kuri 50 ugere kuri 80 ubwo bizagusaba imbaraga nyinshi cyane kutizeranye ni gucenga no kubeshya tavugisha ukuri alright ni ukuvuga ngo iyo uvuze ngo kubeshyana kuba umuntu yakubeshya urukundo ruramanuka hari isengesho abakatolika bakunda kuvuga ngo isengesho ryo kwicuza ibyaha murarizi hari abantu bagira bakavuga ngo mana utubabarire ibicumuro byacu nkuko natwe tubabarira ababiducumuyeho ese nkamwe nk'abantu bubatse mwizerera mu mbabazi imbabazi burya njyeyo uwankoreye ikintu ukansaba imbabazi ndaziguha ariko ntabwo zirambabazi nguhaye ntizikuyeho cya kintu wankoreye ko nkibagirwa ntabwo ugomba kukibagirwa
kimwe nuko tubeshejweho na Mbabarira no ku Mana. Ariko ninjya gusambana nkahakura sida nkagenda nkicuza, Imana ntago izambabarira cyane nakoze, ariko ya sida ntago iyikuraho. Nabwikuraho. Ariko hari abantu bakira sida bagiye gusenga. Okay, habagore mwubatse, hari abagore bakunda kuvuga ngo ni byiza ko bagira access, waje no kwikomozaho ngo ni byiza ko ugira access kuri bank account, bagira access ku makarite ya banki, ukamenya kode zayo, ukamenya kode za Imola, za mobile money, by'umugabo wawe. Of course automatically ubwo nyine nimba ushaka kumenya iby'umugabo wawe n'ibyo agomba kubimenya. Ese nibyo koko ni itegeko ko umugore agomba kumenya bank account zose umugabo afite na kode zaba za telefone, zaba za banki? Ni ngombwa ko umugore agomba kubigira, kuba bizi? Ni ngombwa? Bitabaye ngombwa atabizi byaba intandaro kugira ngo umugore akurikizere ku mugabo? Nk'abantu bubatse, ndahera kuri Rehema mukuru. Ati kintu reka ngisubize. Ubundi iyo waje mu rugo ibintu by'ubwana babishize hasi, ubundi biba byiza kugira konte z'umugabo zawe zose uzimenye, umenye ngo konte z'umugabo wanjye ni zingahe, cyane cyane nk'abagabo bacu bakora akazi k'ubucuruzi. Umenye ngo umugabo wawe afite ideni runaka, umenye ngo iri deni ryarishyuwe cyangwa ntabwo ryishyuwe, umenye umuntu afitiye amadeni, umenye konte ziwe. Ibyo bintu kabisa abagore kubimenya mba mbona ku giti cyanjye ari itegeko, kuko abagabo bagendana ibintu byinshi. Ejo umugabo ashobora guhura n'impanuka, urupfu rukamutwara, yaraguhisha ibyo bintu byose. Nibwo usanga bya bintu mwaruha imyaka n'imyaka, ugasanga abana basigaye nk'aho basigaye hanze, kandi ise yari umukozi yari yarakoze. Ubwo rero biba byiza ko abagore nabo bagira akantu ko kumera nyine nk'aho ibintu by'ubwana babiretse, bakajya bakunda gukurikirana imikorere y'abagabo babo cyangwa amakonti y'abagabo babo. Ntacyo biba bitwaye umugabo abikwemereye, kuko ejo n'ejo bundi umugabo ashobora kugenda, umugore utazi konte yiwe, ugasanga mwarakoze, mwaravunitse, mwararushye, bya bintu mwavunikiye abana basigaye bameze nka za mayibobo kandi mwarakoze. Usa nkaho unshubije ku ruhande rw'umugore, ariko njye nabajije nkawe wowe, sibyo utavugiye abandi, wowe ubwawe ni itegeko ku mugabo kuguha kode ze zose, akaguha na bank account zose z'amafaranga cyangwa se z'amabanki afite? Ni itegeko? Abiguhaye cyangwa se atabiguhaye hari ikibazo byatera? Oya, biterwa n'ukuntu abantu baziranye cyangwa n'ukuntu abantu bumvikana. Nkanjye nko ku ruhande rwanjye, yego, ibintu byanjye byose by'umugabo wanjye mba mbizi. Nimba ari konte yiwe mba nyizi, aba afite amadeni mba mbizi. Ibyo bintu pe ngomba kubikurikirana nkabimenya, kuko ejo n'ejo bundi ubuzima burahinduka. Okay. None waba ufite akarusho, waba ufite nk'umwana mukuru, yego, ubona nyine ufite umwana mukuru, umwana nawe ukajya umubwira utuntu twose, ukamubwira utuntu twose, kuko ubuzima burahinduka. Ejo bucya yitwa ejo. Okay. Ariko se ataziguhaye bwo? Ataziguhaye nyine wamukuraho icyizere cyangwa byatuma mutandukana? Ataziguhaye nta kundi wabigenza, uba waraje kubaka, rega ntabwo waraje gukina. Ataziguhaye uratuza nyine ukakira ibyo ubonye, ibyo utabonye nyine nabwo ukirinda kubikurikiza amaso. Mama Kevin, wowe ubyumva ute? Aziguhaye ataziguhaye byabatandukanya? Wakumva utuje utazifite? Yego, nk'abantu buri muntu njye mfite imyumvire yanjye, Rehema afite imyumvire ye, Masenti afite imyumvire ye. Nyine imyumvire turi kuvuga ni imyumvire kugira ngo kumva ko ari ikibazo kuko umugabo wanjye ntazi konte ye. Yes. Rwose bikanantesha umutwe pe, byanze bikunze ari kubimishira iki. Wenda afite abandi, ugasanga we nta kibazo. Yego. Kuko amuha ibyo ashaka. Njye buri ikintu cyantesha umutwe ni ukumva ko umugabo wanjye afite wenda izo konte runaka cyangwa amafaranga runaka, none ntacyo amariye. Nimba nyine ubona umugabo nta atakwereka konte yiwe cyangwa araguha icyo ushaka, nta kibazo. ese nimba njye yampaye 1000, njye ndi umugore w'urugo, ngomba kumanaginga ya mafaranga. Uri kumva?
ntabwo nyine tuzabe ikintu cyose ntabwo uzumva ko umugabo ari agomba kugikora. Nimba njyamaye 1000 na managinga cya 1000 nkoreshe 800 200 nyabiri, ejo ningira ikibazo adahari nzakoresha ya mafaranga ngenda njugunya ahantu. Noneho hari abandi rero niyo yaguhaye mbaye 30 wa yose, umugabo narabizi ko ari umutwe w'urugo, nimba yahembwe cyangwa avuye gukora ahantu bakamuha amafaranga, afite amafaranga yageneye umugabo. Ese nimba anywa agacupa araza gukubita imbere amafaranga yose, hanyuma arajya kuganira n'abandi bagabo gutyo. Uko ni kwa kundi nawe uri kumubuza uburenganzira. Ibyo bintu bibiri hari ahantu bitandukanye. Rero nushaka kuba umutwe w'urugo karabaye kandi n'umugabo nari umutwe, nta bihanga bibiri mu nkono. Bihanga bibiri mu nkono ntabwo bihura, ntabwo bikunda. Iga nyine gufata icyo umugabo waguhaye, unyurwe n'icyo aguhaye. Noneho kuko uri n'umutima w'urugo umanaginge bya bindi aguhaye, ejo akazi kazahagarara. Twivuga ko yanabika kuri konti kuko nawe ashobora kuba nta bwenge afite bwo kubika kuri konti. Ari wa wundi nyine sesabayore, wa wundi uhembwa yose. None nawe numera nkawe se akajya guha amafaranga nawe yose, uzi ko umugabo hari ikintu yibitse. Ejo habaye ikibazo usanze nawe kuri konti yari 0, nawe yayandi yaguhaga nta kintu uri kubika wayasesaguye. Icyo gihe nyine wowe uri umutima w'urugo, kora ibintu nka mutima w'urugo. Ejo noneho hazaba ari wowe aboneraho umugore wanjye burya afite ubwenge. Siko n'umugabo ugutestinga akabikora kugira ngo akure, akajya aza akayaguha akigendera, akajya akayaguha akigendera. None ejo wamuhamagaga akakuganira amafaranga mfite. Mu Kinyarwanda hari umugani wajya uvuga ngo amafuti y'umugabo nibwo buryo bwe. Twese twizera umuco, ntabwo se mwizera mu muco. Uwo ni umugani w'abakurambere bacu kandi hari n'abantu benshi cyane bakiwugendera. Umugabo uramutse gukorera amakosa wamufata akakubwira ati nibwo buryo nari mfite. Tuvuge nk'urugero, bagiye nko kwirukana mu nzu, bagiye kwirukana mu nzu mugezemo amezi 6. Umugabo agize gutya ahuye n'umuntu amubwiye ikibazo, umuntu bakorana ku kazi hehe bahuye, amubwiye ikibazo afite, amubwiye ati nyamara nagufasha, saze kundeba ejo kuri hoteli abantu baganire uburyo twagiye muri icyo kibazo. Nk'umuntu bakorana rwose cyangwa se basengana, hanyuma mama pasiteri nayo sigaye bibaho urusengero uraze gusengera mu muryango, n'umuntu w'umuryango mu rusengero. Mama pasiteri ambwiye ati burana kuri Radisson Blu nsangeyo, cyangwa tubigenza mu kibazo cy'umuryango. Mvugo n'umuryango nuko director aciyeho, urabizi ko ari gafotozi ifoto barayifashe aragamagaye ati mama urabizi kabaye simbyana Radisson Blu mwereke ufashe gayango urirukanze urajusanze kabaye koko. Haka ikibazo kiri gukemurwa, ikibazo cy'inzu kiri gukemurwa rwose, ntabwo ubusohoke mu nzu. Nibwo buryo bwo nyine bwari buhari. Umuntu wamubabarira umugabo wanjye akakubwira ati rwose nukuri mbabarira, nibwo buryo nari mfite bwonyine kandi ntabwo nari kwemera ko umuryango wanjye useba, ndakwinginze bwa nabwo bwa mbere mbabarira. Umugabo se uri gukora ibyo kugira ngo yishyure aramira umuryango nyine amafuti y'umugabo ubundi bavuga ko ngo ari bwo buryo bwe nyine ari uri gukora icyo kintu. Si ndikubwira nyine nibwo buryo yari afite, biterwa n'icyo ari cyo wabona ko ariko wowe ntabwo uri umuntu mukuru wabyumvise, nyine wabyumvise ko yagiye uwo mugore ari kuguca inyuma se akaba ari uri bumuha amafaranga ari bwishyure. nta nubwo ari ntabwo yagiye kwigurisha, ariko abantu baramenyana, abantu uretse ngo urungere abagabo babiri babita bapfubuze we byumve wenge nawanje ndasegura no mugabo navuze ngo baravuga ngo amafuti y'umugabo nibwo buryo bwe, siko bimeze. Kandi twese twaje kuvuga, twaje kumvikana ko turi abantu, nawe uracumura, ushobora kudasambana ariko uracumura, sibyo? Ngiye rero ari niba abantu reka ngo nk'urugero, buriya nimugafata ibintu byose ngo mubyite ubusambanyi, ubupfubuze iki, umuntu n'umunyantege nke, sibyo?
kandi burya ibibazo bikudrivinga ahantu wowe utexpectingaga cyangwa se utari uzi yuko uzisanga. Nibyo bintu uvuga ngo warashatse cyangwa iki, hari abantu bisanga mu ngo batari bazi ko bazazijyamo kubera ubuzima, sibyo? Ugasanga yisanganye n'umuntu, turaza no kukigarukaho, atigeze yifuza ko yanagumana nawe cyangwa yabana nawe. Ntabwo ujya ubona amafoto y'abana b'imyaka 20 cyangwa 15, 18 bashakana n'abasaza b'imyaka 50, 55. Nase wambwira yuko wowe uri umukobwa cyangwa umukobwa ugikura kibyiruka aba afite izo nzozi? Nonese yisangayo kubera ubuzima. Ntabwo ari bose. Nyine si bose ndi kukubwira, ariko bibaho. Icyo gihe biterwa n'uburyo mwari mubanye. Asanzwe hari umuntu wari usanzwe witonda rwose, n'uburyo mwari musanzwe mubaye. Nimba izo ngeso nge ntari isanzwe nzimuzi, noneho nkazimubonaho muri ako kanya, akanagusobanurira impamvu bimuteye, icyo gihe namubabarira. Ariko nari isanzwe mbimuziho, ubwo urumva ko nta n'ikintu yazansobanurira. Okay, all right, that's good. Ntabwo ndi bugaruke kuri Rehema, ndabona ari kunkwepa cyane, ndabyihore ndamuretse. Igisubizo nacyumvise. Abantu muri comment section mutubwiye namwe se wowe ubyumva ute umugabo wawe aramutse abikoze ari bwo buryo bwe bwanyuma bwari wari kugira ngo arokore umuryango wawe, akaza kukubwira ati ngiye nibwo buryo bwo nyine nari mfite kugira ngo mbashe kuva mu iki kibazo, ngize ibyago uramfata, ntabwo nari nzi kuri bunamfate, ariko umbabarire. Ese ushobora kumubabarira cyangwa ntabwo ushobora kumubabarira? Okay. Tugenda tugana ku musozo, ndagira ngo mbabaze akabazo k'amatsiko nk'abantu bakishijweho barokore. Hari ibintu dukunda kumva abarokore biba ari bimwe mu bikorwa bigize umuryango, biri nabyo byubaka urukundo hagati y'abantu bashakanye, ariko mwebwe nk'abarokore mukabyita ngo ni ibintu ngo bikorwa n'abantu batizera Imana, abantu ngo ni ibintu by'amashitani, sibyo? Ibintu by'ibyaha. Rimwe na rimwe ari nk'abagabo banabyinubira, ndetse bikaba ari nabyo bituma abagabo bava mu ngo zabo bakajya kubishaka hanze kubera ko batabibonye. Cyane cyane bikunda kuba ku barokore, bavuga ngo ni ibintu ngo by'inzaduka. Ofete mu buzima tubamo ubu ngubu, ntago umuntu wari wubatse muri 90 cyangwa muri 70 cyangwa 60 ntago ari we wubatse ubu ngubu muri za 70 za 90 ntago habaga amatelefone, ntihabaga za TikTok, ntihabaga amafilime, ntihabaga iki. Ariko ubu ngubu nyuma yuko haza icyo bita iterambere, hakaza umwaduko w'abazungu, tukiga ibintu by'abazungu, tukiga kwambara. Murabizi ko kera abantu ntibambaraga, bagendaga bambaye ubusa, kandi nta muntu wahuraga n'undi ngo ashaka kumufata cyangwa se ngo agire gute cyangwa ngo yumva ameze ukuntu. Ariko ubu ngubu ukuyemo imyenda wagera hari haruguru rubazine bagutwaye kabisa, baba bagufashe. Uvuze ngo habaye iterambere, abantu n'imyumvire y'abantu yagihinduka, n'ubushake bw'abantu burazamuka kurusha uko byari bimeze kera. Ariko iki kintu ndashaka kukibwira ko abagabo benshi bakunda kuva mu ngo zabo bakajya hanze kubera yuko hari affections bataba babona ku bagore babo, cyane abo bagore bakaba bazita ngo ni ibyaduka, ngo ni ibintu ngo by'ababubu. Cyane abarokore mwebwe ndi kuvugisha, mwebwe mubibona gute? Nkamwe muri batatu muri hano mubibona gute? Ese koko ibyo bintu cyane cyane iyo hageze mu gihe cy'uko abashakanye cyangwa se ababana bagira romance, bakaba bajya bakinjira muri romance, bakaba basomana, ntabwo ntinya kubivuga, sibyo? Bakaba bakora ibindi n'ibindi bitewe n'umugabo ibyo yifuza, sibyo? Ariko umugabo yaba abyifuza, umugore akabyanga, akavuga ngo niki, ngo ni iby'amashitani. Cyangwa se akaba n'abagore batinya kubikora ngo kubera yuko ngo abagabo bari bubaze ngo mwabyigiye hehe, bitewe nyine n'umugabo w'umurokore nabwo. Ariko umugore wakumva arabishaka, you understand? Bitewe n'ibintu tubona, bitewe n'uko uganira na bagenzi bawe. Ntabwo mvuze ko ari bose, ariko hari mwabo bantu. Hari n'umuntu ugize ku mu buhamya ambwira yuko we yatandukanye n'umugabo we kubera icyo kintu, kubera yuko donc umugabo yaretse umugore kubera icyo kintu. Umugabo aramubwira ati nta kuntu wankorera ibi n'ibi, ndetse ngo anamubwira ngo no gusomana ngo ni icyaha, ngo ni ibintu ngo by'ibyaduka. Yamubwira ati tubigenze gutya, tubatewe akareka ibyo ni ibyaduka, ngo ni musururu umoja, ngo ni kumurongo muniko. Ndabizi neza ko turi kugana nk'abantu bakuru kandi tuma turubaka umuryango, sibyo se?
ntabwo turi mu bishegu ntituri mu ki turi kuganira nk'abantu bakuru kandi kugira ngo tubashe gusobanurira na bagenzi banyu ndetse n'abandi babitekereza gutyo. Ese kuko ibintu ibyo ari byose wakorera umugabo wawe mwashakanye byemewe n'amategeko ndetse byemewe n'itorero, ubu gukora ibintu bya kiraya cyangwa se gukora ibintu by'ibyaduka, cyangwa se urabyemerewe byose kubikora? Ndahera uransubiza urabyemeye cyangwa ntubyemeye nta kibazo. ibintu byose Donc iyo bigeze mu gihe cy'ibikorwa by'abantu bashakanye, ibintu byose ushobora kumukora cyangwa se umugabo ashobora kugusaba ngo umukorere, uramutse ubikoze waba ukoze ibintu by'inzaduka, waba ukoze ibintu by'ibyaha kandi mwarashakanye byemewe n'amategeko ndetse byemewe n'itorero. Ibyo bintu wabyita ibyaha cyangwa se wabyita ko ari affection, ari romance igomba kuba hagati y'abantu bashakanye aba bana? no gusubira ibyo bintu bita ibyaha n'ibihe kandi nyine muba mwarashakanye atari uburaya muri gukora. Ngewe numva wenda ibyo mwakora birengereye ni bya bindi nyine nawe uzi yuko nk'umunyarwanda By'umuco benze umuco kuko uba ari umuco wa kinyarwanda. Hari ibintu tuzi natwe mu muco wa kinyarwanda bidakorwa, ari bimwe nababwiraga ugasanga umugabo ari nk'umutinganyi. uko abatinganyi babikora turabizi. Urumva nawe umugabo akubwiye ngo dukore muri ubwo buryo ntabwo wabikora, yaba yarengereye. Ariko ibindi nk'ibyo wari uvuzeho nta kibazo, it's fine. Numva ntacyo bitwaye, ni uburyo bwo gushimishanya kugira ngo n'urugo rwanyu rukomere. Mama Rehema, nanjye ukuntu mbyumva, maze igihe kitari kinini mu rugo kandi nabwo nta nubwo ari na gitoya, ariko uko kingana cyose ndabishimira Imana. Njye ku giti cyanjye mba numva ndi kumwe njye n'umugabo wanjye, ndi kumwe n'umugabo wanjye, usibye cya kintu nzi ko Imana itemera cyonyine, nkaba nkizi ngisobanukiye ko Imana itacyemera, nicyo ntakora. Ariko ikintu cyose cyatuma nezerwa n'umugabo wanjye akanezerwa, nta kintu cyambuza kugikora. Magave bimeze biti uruhande rwawe? Ibintu wowe biba ari sawa byose nta kibazo? Ibiki sawa? Uko ubyemera nyine byose? Ibiki byose uko bikorwa? Ntazi ibyo nibyo ntakora. Okay, that's good. Ibyo ntazi ibyo ntakora. Okay, nyine bavuga wenda by'ubutinganyi. Okay, murakoze cyane rero. Reka ikiganiro cyabaye kirekire, ariko audience nibishaka tuzongera tubagarure, twongere tugikomeze tuvuze, ntago ari ibintu byinshi cyane byo kuvuga, ariko reka duse nk'abayini ahangaha. Ese dusoza ikiganiro ni iki ushobora kubwira abakunzi bawe ndetse n'abakunzi ba Behind Walls Show muri rusange? Murakoze. Ikintu nababwira, ndabasaba ngo mutugire umutima umeze nk'uwari muri Kristo Yesu, mudukunde, nimumara kudukunda mudukundishe n'abandi. Twebwe turi ababyeyi bubaha Imana ndetse bubaha n'abantu. Dufite gahunda yo gukorera Imana kugeza dushaje, n'abuzukuruza bikazabageraho. Murakoze rero, ntabwo dufite gahunda yo kurekeraho, tuzagumya tugaruke ku ijambo ry'Imana. Nimudutumira tuzaza kuririmba, nimubishaka mukadukunda mukadutumira tuzaza. Dufite gahunda yo kwamamaza Kristo. Imana ibaha umugisha, turabakunda, muhorana amata ku ruhimbi. Murakoze.